usanga arimo yirya inyama ziwe barahari abana bagiye gufata igifungo cya burundu sibyo yego. icya gatatu, when going to sleep expect God to speak to you through dreams and visions. Cyongereza cyakunaniye ndumva biryoshye gukomeza kubyumva kandi ntubiba. Icya mbere, ntuzagiye mu buriri udasenze. Icya kabiri, ntukagumane ishyari n'umujinya n'amahane n'amatiku ngo uyajyane mu gitanda n'ishyari byose. Jye ugenda wabishoje. Kirazira kandi gusenga wambaye ubusa, kuko no kwa mudugudu ntiwagiye wambaye ubusa. Abantu bakunda kubyoroshya bavuga se n'Imana ko yandemye inzi gutya. Ariko rwose ezera ko none se ijambo ryanditse muri ngo bazabona ishyana bihezura imbiribiri, ababyuka bambaye ubusa, ntabwo birayivuze ari bazabona ishyana abihezura imbiribiri, bazabona ishyana ababyuka bambaye ubusa. Uko se ibiri irabivuga nakitavuga rero. ubwo no kuburara rero ni ikibazo. no kurara wambaye ubusa ubwo oya ugomba kubyuka ugahita wambara. Hako ntuzungu ntuhite ubyuka hejuru ubusa. Umwami Yesu ndagushimira ko wambyukije, urimo urikora mu maguru, urimo uragira gute, no gupfobya Imana by the way no kunakuna utazwa. ugomba kubaha. Ngewe ntago musaba ko nagenda nkiborosa nkambara cyakora ikindi kintu ntuje mvuye kwagarika ugapfuka mbere y'igitanda uti Imana ndagushima ko niho tumara igihe kinini mu kazi kawe. So nuvuga ngo tubonye ko when you going to sleep expect God to speak to you through dreams and vision. Nuvuga ngo mu gihe ugiye kuryama jya wishyira mu expecting, umva uri buganire n'Imana mu nzozi cyangwa mwiyerekwa, byishyiremo witekereza ibindi, kubera ko ntabwo uryamanye filimi mu mutwe, nturyamanye amavideo mu mutwe, nturyamanye amatiku mu mutwe, uryamye umutwe wawe wawuteguye wo kwakira ubuhanuzi buvuye ku Mana. Yego. Ariko harabana umujinya kana kashasi zamabarira akaryamishwa n'agahinda, bya bintu byose bitari byiza. Kindi ugomba kuzira, ntukajye kuryama ukireba telefone yawe. Aho benshi turatsitswe. Shyire ku ruhande, ganire n'Imana. Don't dismiss any dreams when you wake up. Ntugasuzugure inzozi izo ari zo zose mu gihe ukanga. Igihe uroswe tukanguka ntukazisuzugure, utekereza ngo niki kiri behind Imana yashyizemo, kuko buriya izo mwiti z'imiruhoge ntazo mbona. Nta nzozi z'imiruho zibaho. Satani nta muntu arotesha, Imana iguha kurota kuko igiye guha mission. Mo turajyana turi kugendana. Icya gatanu, when you wake up after a dream, write to down immediately. Ubwo ukimara gukanguka andika inzozi urose. Nubwo kabaka pièce gatoya ariko kandike. Niyo mpamvu burya mu bushambure z'umuntu agombye kubamo Bibiliya, hakabamo n'ikaramu na jenda, ariko wapi ni telefone na chargeur gusa. Biduhira terura. Ariko ngiye buriya I can't picking a phone nkangutse. Ntabwo ujya witaba telefone ukangutse? Mbanza nkajya mu ijambo ry'Imana kandi atari kuri telefone. Muri Bibiliya ndabanza ngasenga first of all. Ariko kuba nta runyenzi rwinjiye mu kanwa, kikaba nta gisazi kinjiye mu kanwa, kaba nta rukoko rwinjiye mu matwi, ntabwo wabasha gashimira n'Imana koko. Biba bikwiye. Kandi tuba twasamye benshi muri twe. Ariko nta rusazi rurinjiramo, nta gikoko kiraca mu matwi kandi hararangaye. So ngewe mbere yuko nsenga, mbere yuko mfata telefone, mbanza isengesho. Ubanza Imana. Amen. Ntayibanje nabanza nde? Rero igihe abantu benshi barabyibagiye. Icya gatandatu, thick interpretation yourself. Mu gihe umaze kurota,
wowe tangira wisobanurire yitekerezemo none nuza kugeraho bikugoye narabwiye ngo ubundi inzozi uko wayitangiye hagati nuko yashojwe noneho wowe ubwawe wishakemo icyo byenda kuvuga nutabyumva neza niho nge uzahamagara nkagusobanurira ariko nisobanura ibihwanye n'ibyo watekerezaga utikinga ngo nawe Imana yatangiye kumvugisha yego none icyo gihe bikaba ngombwa ko umuntu wese uguhaye message aza as a confirmation aza ahamya ibyo nawe wari usanzwe ufiteho amakuru kuko ngiye nabwiye Imana mu busore bwanjye butamubwira Imana sinkeneye umuntu uza kumbwira icyo ushaka uko sinakugomeye ubwo nawe ijye gusanga ikwibwirira ijye unyibwirira abandi baje gukonfirima ubumwe bw'abera ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Mbabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindura ubw'abandi ubumwe bw'abera ministries ntabwo ari idini nta nubwo ari n'itorero ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka buri muntu wese mu itorero abuhejejwe muri byo ubumwe bw'abera ministries amavuta akangira amateka ubuzima bugahinduka suje ukora ubumwe bw'abera ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka nkomeje kukubwira ngo Imana iguhe umugisha wakoze subscribe abadukurikiye bari mu Rwanda bari hanze y'u Rwanda inshuti zacu ziri ahantu hatandukanye turabasuhuje cyane mugire amahoro y'Imana turagarutse muri bya biganiro byacu bya buri munsi nyine nk'uko bisanzwe Seeds of Joy barahabaye yego mushumba umeze gute meze neza akagira ipine k'abakoroshye kweri imbeho ariko nta kibazo tuza gukorera Imana so uyu munsi rero ku cyumweru ndashima Imana nawe ndakunezerewe cyane jerura amahoro urakomeye ndashima Imana nifurije ibihe byiza nifurije kurama no gutera imbere reka nongere nisuhuza abanyarwanda n'abanyarwandakazi bose baherereye cyane cyane abarwayi Imana iborohereze ndumva uyu munsi nifuza kwisuriza abantu ba Butaro yego abantu ba Butaro Cyankongi giye kuzenguruka Cyankongi urahazi ngo mazi nibwo nahumva Katarara urahazi Imuhero urahazi undi muri Ntyazo na Muyira reka hose ndabashubuje rero bose abanyarwanda cyane cyane abantu bo muri Rutsiro baradukunda cyane n'umunsi ni ku cyumweru nta byinshi byo kuvuga Imana ibarindiraho muri nongeye gusuhuza bene data abatanzania bumva ikinyarwanda abagande bumva ikinyarwanda n'abakongomani bacyumva cyane ab'Ugomba bampamagaye ngo mbasengere ndetse n'abo muri Gabon nabo njya numva bampamagara ngeze ku rwego n'abantu bo muri Nigeria barampamagaye icyongereza cyabo kirangora sinzi ukuntu bagenda bagakurikirana ko bataraduza ibintu byabo no muri Komore twaravuganye no muri Karayibe twaravuganye muri iyi minsi so ndasuhuje abavandimwe banjye cyane nkunda b'i Burundi Imana impera umugisha abarundi n'abarundi kazi Imana ihezagira igihugu cyabo kandi Imana ikomeze ibarengere ndashuhuje kwa Basiyoni ndakumbuye ko na zafi zawo ko bazigaburira imigati ariko by'umwihariko nkumbuye abakristo b'Imurama aho twasakaye urusengero dukora n'ibindi bikorwa bitandukanye niyo mpamvu bamumbona bo ndabashuhuje mwese aho muherereye aho ngaho reka nivugire ngo Nyanzarake mwese mugubwe neza ndetse na Ugomba mwese Imana ibatabare mu Kirundo data wa twese butanyerera ahindutse mbifurije umugisha w'Imana n'imbaraga z'Imana mu Kayanza hari umwana wamwe ngo umusengere ndamwe naramusengeye kandi Imana imutabare ndashuhuje ababyeyi benshi b'i Burundi badukurikirana abajeri dukurikirana n'abarundi n'abandi kazi benshi cyane bari muri diaspora yose ahiri aho umurundi wese ari yumva umwe bw'abera ngo turamukunda kandi turamusengera abanyarwanda by'umwihariko mwese bari muri Canada bari muri Amerika umuntu wese ugira uruhare mu gukunda umwe bw'abera uyisharinga uyitanga ubwira n'abandi mwese ndagunda bakunda so je rero kano kanya rero ubu ani impamvu yo gutinda mu bintu buriya ndashaka ko tuganira ni ku cyumweru yego niba ushaka kurota neza inzozi Zagihanuzi zihindura ubuzima bwawe yego hari ibintu ugomba gukora
ni ibintu bigera kuri 7 ugomba gukora kugira ngo urote inzozi nziza Zagihanuzi. Okay. Kandi muri ibyo 7 ushobora gukoramo kimwe muri byo. Ntabwo ari ngombwa kubikora byose cyangwa byinshi. Kimwe kirahagije. Ariko ubishoboye kuki utabikora byose. Okay. Turaza ku necessity yabyo. No kuvuga ngo iyo ugiye kuryama hari amakondisiyo uba ugomba kuba washyizeho kuryama. Ni ukuvuga ngo mbere yo kuryama hari ibintu ugomba gusetinga byawe. Yego. Nabisobanuye kenshi. Ugomba kuryama na filime mu mutwe, ugomba kuryama n'intonganya mu mutwe, ugomba kuryama n'umujinya n'ibindi bintu, hari icyo ugomba gukora. Yego. Buriya ababyeyi bose bajya kuryama bagacamo bati good night, ukabwira umwana we gutya gusa, ukamusanga nko muri chambre uti good night, urya mwana ahita arana papa we mu mutwe, shama we mu mutwe. Ijambo rya nyuma uvuze ubundi ni ry'umwana ararana. So ibyo bintu biri ngombwa gutinda abantu ujye gusenga. Don't go to bed before praying. Ntukajye mu buriri mbere y'uko usenga. Icyo kintu kivemo. Kandi wisenga wayura, wisenga wicaye ku buriri, uramenye niba ushaka kurota Zagihanuzi. Ntusenge wambaye ubusa. Hari abantu biyaye gusenga ngo ni ba kasitari bagasenga bambaye ubusa hejuru. Imana irabizi. Burya nabyo hari icyo bitwaye. Nase wajya kwa meya wambaye ishati hejuru nta shati wambaye. Igomba kubyubaha ukambara. Sawa rero. Ngaho jya kwa gitifu akagari nta shati iri hejuru. Bikunda. Ngaho se ngwe n'ubumiro byanjye wambaye isengeri cyangwa wambaye isume. Aho kukijya imbere y'Imana tubyoroshye. Kuki twujya imbere y'Imana tubyoroshye. Gusenga si igikorwa cy'imihango. Gusenga urabitegura ukambara wikwisa ngo ujye gushyiramo costume birumvikana. Aho gusenga Imana imwe ziri ku musozi koko. Usenga mwami ungiye kurya umuntu ndindi. Ni ibiki koko wayura. Ubu wajya no kwa mudugudu wambaye hejuru gatuza gusa. Ntabwo bikunda. None kuki ku Mana hamwe basenga banambaye ubusa. Ngo Mana uri murandeba nayura byose. Iyo ni imihango ntabwo ari isengesho. Take your time. Yego. Usenge. Nishaka iminota 5 cyangwa 3 cyangwa 2. Nurangiza ubone kwiyambura ujye mu buriri. Ariko ntugasenga wambaye ubusa. Ni umutegetsi. Yabaje. No kuvuga ngo rero mvuga ngo ikindi cya kabiri. Hariho ibintu utagomba kujya kurarana. Ishyari, umujinya, uburakari, intonganya n'ibindi byose urufite. Icyo tango ni God. Don't hold God before going to bed. Ibyo bintu not jealousy. Ubu jealousy buriya jealousy ni ishyari. Jalousie ishyari. Ni jalousie ni ishyari. Hariho jealousy usanga umuntu aryamanye ishyari, aryamanye umujinya, aryamanye iki. Ibyo bintu nubiryamana ntabwo uri burote Zagihanuzi zihindura ubuzima. Ahubwo urarota bakugaburira inyama, bakugaburira imyenda yawe. Hano warose ngarimo yirya inyama ziwe. Barahari. Abana bagiye gufata igifungo cya burundu. Sibyo? Yego. Icya gatatu. When going to sleep, expect God to speak to you through dreams and visions. Cyongereza cyakunaniye. Ndumva biryoshye gukomeza kubyumva. Kandi ntubiba. Icya mbere ntuzagiye mu buriri udasenze. Icya kabiri ntukagumane ishyari n'umujinya n'amahane n'amatiku ngo uyajyane mu gitanda. N'ishyari byose. Ugenda wabishoje. Kirazira kandi gusenga wambaye ubusa kuko no kwa mudugudu ntiwagiye wambaye ubusa. Abantu bakunda kubyoroshya bavuga se n'Imana ko yandemye inzi gutya. Ariko rwose. Ezera ko none se ijambo ryanditse muri ngo bazabonisha nabihezura imbiribiri. Ababyuka bambaye ubusa ntago birayivuze ari. Bazabonisha abihezura imbiribiri. Bazabonisha ababyuka bambaye ubusa.
uko se Bibiliya bivuga nakitavuga rero ubwo no kuburara rero ni ikibazo no kurara wambaye ubusa ubwo oya ugomba kubyuka ugahita wambara hako ntuzu ngo ntwete ubyuka hejuru ubusa mwami Yesu ndagushimira ko wambyukije urimo urikora mu maguru urimo uragira gute no gupfobya Imana by the way no utazwi ugomba kubaha ngewe ntabwo musaba ko nanda nkiborosa nkambara cyakora ikindi kintu ntuje mvuye kwagarika ugapfuka mbere y'itandatu Imana ndagushima ko naho tumara igihe kinini asije mu kazi kawe so nuvuga ngo tubonye ko when you going to sleep expect God to speak to you through dreams and vision nuvuga ngo mu gihe ugiye kuryama jya wishyira mu expectinga umvuri buganire n'Imana mu nzozi cyangwa mwiyerekwa byishyiremo witekereza ibindi kubera ko ntabwo uryamanye filimi mu mutwe nturyamanye ama video mu mutwe nturyamanye amatiku mu mutwe uryamye umutwe wawe wawuteguye wo kwakira ubuhanuzi buvuye ku Mana yego ariko harana umujinya kana kashasi zamabarira akaryamishwa n'agahinda bya bintu byose bitari byiza kindi ugomba kuzira ntukajye kuryama ukireba telefone yawe aho benshi turatsitswe shyire ku ruhande ganire n'Imana Don't dismiss any dreams when you wake up. Ntugasuzugure inzozi izo ari zo zose mu gihe ukanguka igihe uroswe tukanguka ntukazisuzugure utekereza ngo niki kiri behind Imana yashyizemo kuko buriya izo mwiti z'imiruhoge ntazo mbona nta nzozi z'imiruho zibaho Satani nta muntu arotesha Imana iguha kurota kuko igiye guha mission mo turajyana turi kugendana icya gatanu when you wake up after a dream write to down immediately ubwo ukimara gukanguka andika inzozi urose nubwo kabaka pièce gatoya ariko kandike niyo mpamvu burya mu bishambure z'umuntu agombye kubamo Bibiliya hakabamo n'ikaramu na jenda ariko wapi ni telefone na chargeur gusa biduhira terura ariko ngiye buriya I can't picking a phone nkangutse ntabwo ujya witaba telefone ukangutse mbanza nkajya mu ijambo ry'Imana kandi atari kuri telefone muri Bibiliya ndabanza ngasenga first of all ariko kuba nta runyenzi rwinjiye mu kanwa kikaba nta gisazi kinjiye mu kanwa kaba nta rukoko rwinjiye mu matwi ntabwo wabasha gashimira n'Imana koko biba bikwiye kandi tuba twasamye benshi muri twe ariko nta rusazi rurinjiramo nta gikoko kiraca mu matwi kandi hararangaye so ngewe mbere yuko nsenga mbere yuko mfata telefone banza isengesho ubanza Imana amen ntayibanje nabanza nde rero igihe abantu benshi barabyibagiye icya gatandatu thick interpretation yourself mu gihe umaze kurota wowe tangira wisobanurire noneho nuza kugeraho bikugoye narabwiye ngo ubundi inzozi uko wayitangiye hagati nuko yashojwe noneho wowe ubwawe wishakemo icyo byenda kuvuga nutabyumva neza niho nge uzahamagana nkagusobanurira ariko nisobanura ibihwanye n'ibyo watekerezaga utikinga ngo nawe Imana yatangiye kumvugisha yego none icyo gihe bikaba ngombwa ko umuntu wese uguhaye message aza as a confirmation aza ahamenya ibyo nawe wari usanzwe ufite amakuru kuko ngiye nabwiye Imana mu busore bwanjye butamubwa ni Imana sinkeneye umuntu uza kumbwira icyo ushaka uko sinakugomeye ubwo nawe ujye gusanga ikwibwirira ibyo nyibwirira abandi bazi baje gukonfirima burya nshobora kwihanurira amafaranga nkayabona ntukuri ushobora kwihanurira ibintu kubera iki muri njye mba numva rega ijambo rivuga ngo ubwo dukorana nayo njye nkunda umuhanuzi uza kundeba akonfirima icyo Imana yavuze kuri njyewe yego nkiyora paruwasi muri Mana ni gute ushobora kumbwira ngo watumye umuntu ibyo nzakora muri paruwasi ari njye wayishumye wabimbwiye yenda niba nigaya
ukazanumaho ubikonfirima. Until now ngewe ubuhanuzi bwose buza ari confirmation ku Imana yambwiye. Ubusanzwe ufiteho amakuru. Ntago nge bikunda kuko nahuye n'abantu bagucalenjinga ivuze gutya igize gutya wabijyamo kuberwa ibintu ibyo ari byo. Ndavuga nti noneho ngiye cyo shaka ni kimwe jya unyibwira. Ahora n'iki ko twatakangaye. Noneho numbwira ukabona sinumva hita ushaka undi umbwira ariko aza konfirima ko bya byo wavuze usanzwe ufite. Ikibazo rero kizabaho no kuzaza gukonfirima ibintu bitandimo. Hago binkundira ngewe. Iyo amahoro ya Kristo atarinjira muri ngewe ntacyo nagukorera rwose. Kimwe nuko Aden kubiba bishobora gukunda. Think interpretation yourself. Nibwo tumenya la maturité y'umukristo n'umuhanuzi. Ubukure bw'umukristo. Ko umuntu ashobora kuba hari mukuru nkanjye ariko mu buryo buri spiritual asanga ni bebe spirituel. Nta kintu kiri. Ariko iyo buri gihe inzozi ubasha kugenekereza ba bandi bafite impano bakakubwira ukumva iyo wagenekereje bihuye na bya bandi bavuze menya ngo wow ikintu mushigaje niki no kujya wumva ijwi ry'Imana mu matwi yawe ubundi ukumva umubiri urakubwiye ukagenda wiga kubana ugenda ukura mu mwuka ku buryo ushobora kugendekera neza mu buryo bukwiriye. Dushigaje iminota ingahe ngo dusoze 5 yose sigaye mvugira hanze niba ari gusaza simbizi ariko ndabivuga n'uburenganzira bwawe. So if you have a children ufite abana, wife, umugore, husband, umugabo, family members, n'umuryango mubana nyine, the friends, inshuti, sister and brother, abavandimwe nyine, in your house, mu nzu yawe, bakarya mutabwenga Imana ibarinde. Ntihakagira umuntu n'umwe uryama mu nzu yatumvise ijambo ryawe nkawe nyir'urugo. Uri pfundikira uti Imana ibaho umugisha. Ikintu cyose uba ukoze bagiye kuryama bagiye muri uwa mugisha kuko usabye Imana nk'umutware w'urugo. Yego rata sibyo. Ufite power yo kuvugira ikikemera. Yego kandi wa muntu akarya amazi ngo dadi yatuvugishije yatusengeye wikwigira akarya rusenda no biroroshye kuvuga ati muri saro ko bayenda bana baryama kare kavuga ati okay man God bless you man barinde abana ati yego daddy bless you too urumva ko karyamba ariko ukavuga ati brother and sister Rosa mugira ijoro ryiza. Hari nabo nabonye bajya gusezana bagiye kuryama bagahoberana muri famille ziba atari umugabo n'umugore ukabona barahoberanya abana sawa ijoro ryiza daddy ijoro ryiza okay sawa merci nabwira n'umukozi nawe urare neza Imana ikurinde. Ayo magambo buvuze n'urukingo daimon atapfa kandi agiye mu rugo rwanyu. Hano warota imwirukana kandi mwayirukanye ariko umwe ajya kuryama yabyimbye nk'umugati wabuze wananiye kujya mu ifuru undi afite umujinya undi yakanuye amaso undi afite amatiku undi ari kuri telefone undi areba ibishitani muri telefone undi areba bya TikTok by'amabwa muri telefone undi areba kuri Snapchat byashaka be ukabona baryamye ari ikipe iri hamwe mu nzu ariko idafite icyerekezo kimwe n'umunyamasengesho bamusetse. Kiba ari ikibazo. Niyo mpamvu n'ingo zirimo zihungabana ariko twiwacu ntabwo ariko bemera. Tuvuga goodbye tuhoberana umwana sava madamu nuko nawe ati ibitotsi biranje nanjye biranje okay bye gusezerana ko umugabo n'umugore murabizi ntiwamuha ibiganza sibyo byaguhamagaye ntakabizo kwitama cyangwa ku munwa it's depend. Shira ntirucuya ntirugajuka ntabwo urukundo rugombera imyaka n'ibintu birebire. Urukundo nuko rugenda ariko friendship toujours ihora imataringa. Yego. So ni byiza ko mu rugo rwawe hafunika ijambo ngo murota Imana kandi ukaribwira buri muntu nta mbere kirimo nta bucakura nta buryarya. Ibaza urwo rwo rusezeranye ko ukuntu ugiye kuryama na rwanda rugiye kuryama rwashihuranye ntabwo zizamera kimwe kandi n'ibyishimo by'uwo muryango ntibuzamera kimwe kuko araje akubisemo ikibuye undi kinombori undi yari akabenzi undi wareba urugo buriya njya gucika mu kurara mu ngo z'abantu nagiye mu ivugabutumwa
njya kucyanga rwose ndabyanga kandi nabyanze nta n'akantu mfite pe ni uburyo wabonaga bajya kuryama bitandukanye no kumwe muryama kandi uri umushyitsi ukabona akana ngo pyo umwana ngo pyo undi ngo pyo undi ngo pyo bagashira muri sa ukabona se nta n'isengesho rya rusange rihari bitamo ko ngiye wantumiye kuvuga ubutumwa gusa kubwira nti nta kibazo ndi bukugireho ingaruka ngiye mugere mushakire hoteli hariya amafaranga ndishyura nta kibazo nikorera ibyo nshaka kwikorera ikindi barasinzira ntawe ukanguka kandi wese saa munani saa cyenda hari akadiru wimenyereye ujya kurangura mu ijuru kandi tujyana ibyaha gusa n'amaboko masa akazi tujyana ibyaha gusa n'amaboko masa tugiye kurangura mu ijuru nta visa nta nta pasiporo nta mafaranga nta tujyana ibyaha n'ibitoki bitagifite ikintu namba tukagarukana mu gitondo tugasarura akabona ubwiza bukeye induru zikavuga ukabona cyama mu kanya ngo kandi handi bareba bagona mu gitondo n'uturimo bakadutwara ngo urimo ideni rya mokaje nzaryama nizigwe ni kubiteka avuga amen noneho mbona njye biramvuna buri iwanjye haraho nageneye abashyitsi bansura sinshobora gutuma arara mu nzu nini harya kurya oya ko akenera hari n'umuntu ugona hari n'uwisurira nijoro mbega iyo umuntu asinziriye hari umuntu iyo umuntu yiryamiye akora ibintu byinshi kandi rero mu nzu nini hari ababuze ibitotsi ndumva umuntu w'umugabo arimo hari utavuga no banumva umushyitsi wanjye privacy yiwe igomba kuba iri hariya rero kujya muri hoteli kuriya nuko nubwo nagona nka 200 ntawagira ikintu ambaza nahishyuye kandi kuko ari nijoro rwose kandi ntabwo ari bibi burya bano bantu bagona baba bafite umunaniro gutyo ariko n'abantu bisudira nijoro ni byiza babahumeka n'ukuri ko muri guseka se nibyo akakirekura kinini baziminje ngo mugabo warahagize ntabwo ari byo tugomba kubika n'amabanga y'abandi ibyo byose bizanwa n'iki na bwa bwenge so mbere yuko dusoza twavuze ibintu bigera kuri 7 yego ugomba gukora mbere yuko uryama niba wifuza kurota inzozi zagihanuzi zibasha guhindura ubuzima bwawe first don't go to bed before praying ntukagiye kuryama utabanje gusenga don't hold your jealousy and everything before going to bed ntukagumane nyine cyangwa ngo urarane umujinya ishari byose uburyarya ubuntu twinshi n'amashyari ntukabikora when you going to sleep expect God to speak to you through the dreams and visions iringire ko umuntu ubwo ugiye kuryama Imana iri bukuvugisha dore impamvu uri bubyiringire nta telefone uraye mu mutwe nta filime kurayemo uraye utuje muri wowe imbere so icyagatanu don't dismiss any dream when you wake up ntusuzugure inzozi yari yose ahubwo uyitekerezeho icyagatanu when you wake up after a dream write down immediately ukimara gukanguka nyine izanzozi zagera ahantu zandika ariko mu kibazo dufite nuko nta agenda iba mbere y'itanda cy'abantu no muri telefone ajya kwandika agatangira kwireba araseka namwereka amenyo ntabikore so icyagatandatu mumaze kuzirota think interpretation wowe tekerereze nk'ubusobanuro bwawe ubwishakemo numara kubwishakamo uzagenda ubaza umuntu bisobanukiwe nakubwira the same ibyo watekereje ibihuye utangire kumva ko ugiye kuba umuhanuzi no gusobanura inzozi nawe icyanyuma if you have children husband wife other family members the people living with you together in your house the sisters and the brothers father and mother please don't go to bed without saying God bless you so much ntukaryame nyine utabwiye abantu muri mu nzu imwe ngo Imana ibarinde ufunditse byose nta dayimoni yahinjira nta mbwebwe yakomanga nta murozi wahadiha nta ngingera yazamura ijambo murakoze